Ntangiye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 17 Mutarama turazirikana Umutagatifu Antoni wo mu Misiri, umukuru w'abihaye Imana. Yabayeho hagati y'umwaka wa 251 na 356. Muri kumwe na Dusenge Gilbert naho mukanya. Mutagatifu Antoni yavukiye Ikomi mu Misiri. Ababyeyi be bapfuye afite imyaka 18 y'amavuko, ariko basigara umwana wahawe uburere bwiza bwa gikristo. Yasigaranye na mushiki we bakomeza gufata neza umutungo w'ababyeyi babo babasigiye. Umunsi umwe ari mu kiliziya yumvise umusaseridoti asoma ijambo ryo mu ivanjiri, aho Yezu yabwiraga umunyacyubahiro w'umukungu ati: gurisha ibyo utunze byose maze ubigabanye abakene, uzagira ubukire mu ijuru, hanyuma uzumurikire. Muri Luka 18:22. Asohotse mu kiliziya, Antoni yumvise asa nkaho ari ubwirwa ayo magambo. Niko gusubira imuhira rero afata igice kimwe cy'umutungo wabo wose agiha mushiki we. Undi mugabane wakagombye kuba we awugabanya abakene. Nuko ahaguruka iwabo yitarura ahantu ha wenyine mu butayu bwa Misiri. Igice kinini cy'umunsi yakimara agasenga, undi mwanya usigaye akawuharira uturimo. Yaryaga rimwe gusa ku munsi nimugoroba. Hari n'igihe ariko yamaraga na gatatu nta kintu na kimwe akoza mu kanwa, abikorera ukwigomwa. Nijoro nabwo yasengaga igihe kirekire, agasinzira amasaha make cyane. N'imiryamire ye kandi yari itandukanye n'umuntu ushaka gusinzira. Yarambararaga ku muco ushaje cyangwa hasi gusa. Nyuma y'imyaka 7 yakoranyije abasore arabigisha, bashyira hamwe bashinga umuryango w'abamonaki. Ibigo byabo byakomeje kujya byiyongera muri ako karere k'ubutayu bwa Misiri. Mutagatifu Antoni azwiho kuba yaratsinze kenshi intambara ikomeye y'amashitani yamuteraga akamujujubya. Yamukoreraga ibibi byinshi ariko akayatsindisha isengesho. Nyagasani Yezu yigeze kumubonekera, nuko Antoni aramubaza ati: Nyagasani, kare kose wahoze he ko utantabara? Yezu aramusubiza ati: nari hafi yawe nishimira gutsinda kwawe. Mutagatifu Antoni ibyo yakoraga byose yabikoranaga umunezero. Ni nawo murage yarazabe bose. Yitabye Imana afite imyaka 105 y'amavuko. Mutagatifu Antoni udusabire. Mwari kumwe na Dusenge Gilbert. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Mboneraho no kwifuriza umunsi mwiza mwebwe mwese mwitwa ba Antoni. Umunsi mwiza w'abazina banyu batagatifu. Namwe mwese muzirikana Umutagatifu Antoni, mbifuje kugira umunsi mwiza. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Naho ubutaha.